Mwaramutse tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Nyamujonjorerwa cyabwiye munyorokoto kiti ngiye burya nakurusha kwirukanka. Yego cyarabikoze kiratambuka kigira imbere ariko aho cyaciye cyasiga ibimenyetso. Umunsi umwe isa kirimo gutora iba yabonye ikinyamujonjorerwa cyanyuze ngopka yita kirya iyo saa kitirya icyo kinyamujonjorerwa gita kirangiza ubuzima. Nyamara munyorogoto wagiye wihotagura mu butaka winjamwe indani uburokotsi rw'uwo munsi. Burasirazuba bwa Hagati inkuru nk'izo nizo zikomeje kwiberamo. Uti gute? Ubu tuvugana Arabiya Sawudite yari izi neza ko iri inyuma Leta Zunze za Amerika yari irakomeza kurwana cyangwa se irakomeza gukomeza ibikorwa by'intambara yonyine, ariko noneho bizayigarukanye nayo ubwayiri mu rugamba rutoroshye. Abahuti bo muri Yemen bakorana na leta ya Irani bagaze igitero gikomeye cyane Riyadh maze basira ibigo bikomeye cyane bitunganya petrol. None Saudi Arabia yinjiye mu ntambara ngo yihaneze abanwanyi ba Irani, ari nako babaza Irani ngo bagende barase indani muri Yemen, barase muri Irani, barase ibigo bitanga petrol, muri make nko kwishyura abangaba bahuti ndetse n'igihugu cya Irani. Bakoresha indege y'indwanyi barashe ahantu bavuga ngo hingenzi cyane, bakubise ibisasu byabo ahantu hakomeye, byongera gutera ubwoba bwinshi, byongera gutera umuhangayiko ku rwego rutangaje, ndetse kuri buri wese uri kubyitegereza arimo kubona kakangaka ari akagambane. Bamwe ntibatinya kuvuga yuko ibingibi bishobora kuzana ibyago bikomeye abatangije urwo rugamba cyangwa se abakoze iyi ntambara. Nuvuga ngo Saudi Arabia ishobora kuba ngo iri kwikoraho y'ubwayo itazi icyo yakoze ngo niki, itazi icyo yikoreye icyo ari cyo. Ishyano yikoreye iraza kurituza amaboko yombi. Uti bimeze gute rero? Ndaje mbikubwire byose uko byakabaye ndetse n'ibyago nyirizina bibaye cyangwa se bivumbutse muri kino gihe ku rwego ruhambaye, muri iki gihe cy'imirwano yari itoroshye n'ubundi agiye mu ndi muriro. Turabigarukaho. Nyamara Irani yahaye umuburo ukomeye isi yose. Ikosa ngo rikomeye rirakorwa, riraza gutera irimbuka ridasanzwe kuri buri umwe mu bashyigikira Leta Zunze za Amerika gukora iryo kosa. Biraza gutera igihombo gikomeye kuri buri wese uraza gushyigikira Leta Zunze za Amerika, guteza icyo gihombo mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Biraza kongera amavuta mu muriro, biraza kongera imihangayiko ikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bayo. Biraza gutera ubwoba, biraza gutera icyago mu rwego rukomeye. Niko biri gutangazwa kandi bigenda bigaragazwa neza ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirimo gukora ngo ibishobora cyane cyane gutera isi yose akaga. Atari Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo isi yose muri rusange ishobora kubabazwa n'ibi bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kino gihe cy'urugamba. Uti rero bimeze gute cyangwa se niki kibaye? Ndaje nabyo mbikubwire. N'iri tangazo ritangajwe na Leta ya Iran ari umuburo ukomeye cyane uhawe isi yose. Nyamara igihugu kiri kwinjira muri amakimbirane bwombe cyangwa se gake gake, niyo gihugu kizwi mu majyaruguru y'isi kigwangana n'igihugu cy'Uburusiya hitwa Ukraine, aho uyu munsi Iran yabahaye umuburo udasubirwaho, ibabwira yuko ibikorwa barimo gukora bitaraza kwihanganirwa. Igihugu cya Ukraine cyabwiwe neza yuko igitero bagabye kuri Caspian Sea ku nyanja yo rwagati hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'ibihugu birimo n'Uburusiya, ko iri kosa ritaraza kugenda ridasubijwe, ariko babigira idaga bagira ngo ni imikino. Nyamara Iran yari ikomeje. None rero birangije kuba Iran yonyine, ahubwo hagiyemo n'ikindi gihugu Iraki. Barahagurutse bamaganye ibikorwa bikomeye cyane bya leta ya Ukraine, ndetse avuga yuko bashobora gutangira kwibasira Ukraine ku rwego rutangaje, nabo bakajya kwishyura. Sibyo byonyine rero turagarukaho, ahubwo ngo nta gaze nta petrol bizigera bitangwa muri biriya bihugu by'Iburengerazuba bw'isi. Nta buryo bazajya babona ibyo bicuruzwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kugeza ku rwego bashobora kuzabona neza ko bibeshye, kugeza ku rwego bashobora kuzabona ko bakoze ikosa, bakarasa ku bigo by'ingenzi cyangwa se bakafasha umwanzi guhangana n'igihugu gitagatifu cya Iran, igihugu cy'Abashiya. Ngo iri kosa ryakozwe bazaryishyura uko bizagenda kose, cyangwa se iki gihombo bateje Iran kizishyurwa mu buryo bukomeye cyane n'abagikoze. Izazanira igisubizo uwatekereje icyo gikorwa wese agomba kuzacyishyura, kuko mubabaze nabi. Ngaho da petrol igiye kubura inaburi wacu cyangwa irabura mu Leta Zunze za Amerika zonyine, ahandi ho ni amahoro.
ibyo ngibyo nibikomeje gutegerezwa cyangwa se kwibazwa cyane muri kino gihe urugamba rukomeje kujya mbere, aho intambara ikomeje kuba isibatira ku rwego rudasanzwe. Ibyo nabyo turabigarukaho tumenye neza niki kiri kujya mbere, niki kiri kuba mu by'ukuri, ese umusaruro w'ibirimo kubera muri Burasirazuba hagati uraba uwuhe, ese ikibazo nyamukuru kiraba ikihe, ese ukurangira kw'ibingibi kuraba ukuhe. Byose turabimenya mu masaha ari imbere. Icyo byo bihatse, icyo byose wavuga ngo biraza kuvamo ni iki, turagenda tumenya buri kamwe ku kandi mu bikomeje kuvugwa cyane cyane mu Burasirazuba bwo hagati, aho intambara nyirizina ikomeje guca ibintu, aho urugamba rukomeje kuba rubi cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo turabigarukaho. Unanyemerere rero tujye mbere mu kanya gato dukurikirana byose uko byavuzwe ndetse n'ibirimo kujya mbere uko byagaragaye muri kino gice cy'Uburasirazuba bwo hagati, aho intambara ikomeje kurikoroza, akaga gakomeje kubera akaga ku rwego rudasanzwe. Njyewe murabana ndumuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Bitangira babyita imikino, bitangira babyita ko ari ibintu byoroshye, ariko iyo bigeze mu gusenyera ibikorwa remezo ubona neza ko Iran itabashyiramo imikino cyangwa se itabazanamo utuntu dutoya gusa, izana n'ibiremereye ije kubahana. Kandi ntikora yonyine, ikorana n'inshuti zabo zo muri Burasirazuba hagati zirimo Abahuti, Hezbollah, Hamas n'abandi. Arabiya Sawudite nayo iri kubazwa cyane n'iyi ntambara muri Burasirazuba hagati. Biravuga ko nayo yatangiye ibikorwa byo kwihimura kuri Iran. Batangiye ibikorwa bikomeye byo gushaka uburyo bakorera Iran agatendo n'abafatanyabikorwa bayo, bakoresha igitero cyo mu kirere bibasira igihugu cya Irani, ubwo nyine banibasira Abahuti basanzwe bakorana n'iki gihugu cya leta ya Iran mu rugamba. Ariko ikivuyemo ntabwo ari cyiza, ikiri kuvamo gishobora kuba ariko kaga gakomeye Burasirazuba bwo hagati bwigeze bwahura nako kuva mu ntambara yatangira, yaje kuva mu rugamba rwatangira. Ubu ngubu mu buryo bukomeye cyane, ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika bwatangaje ko mu buryo butunguranye cyane bagize gutya bahura n'ibisasu biremereye, bisasu bidasanzwe byagabwe ku gihugu, ku birindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari ibisasu bibi cyane kandi byari ibisasu biteje akaga gakomeye. Ariko hirya yabyo cyangwa se mbere y'uko ibyo byose bivugwa, Iran yabanje kubahana ikoresheje imbaraga zayo za gisirikari, aho yakubitishije misile nyinshi ku birindiro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje ko igisirikare cya Iran cyagabye igitero gitunguranye ku ngabo za Amerika ziri muri Aziya y'Iburengerazuba, maze barimbura uburinzi bw'ikirere bwari buhari mu buryo bwatunguye benshi. Nk'uko igisirikare cya Amerika kibitangaza, umutwe w'ingabo zirindira n'abatwara za Islamic RGC warashe ibisasu byinshi bya misile ku ngabo za Amerika zari muri Yorodaniya. Ubuyobozi bukuru bwavuze ko igitero cyari gitunguranye kandi ko ibisasu bya misile bitigeze bigera ku ntego zabyo, nta byangiritse cyangwa ngo haboneke abakomeretse byavuzwe, ariko ngo iturika ryabaye ryari iturika rihambaye. Ubuyobozi bukuru bwa Centcom bwo bwavuze mu nyandiko kuri X ko igitero cya Irani cyagabwe ku saa 12:55 mu masaha y'umugoroba muri ako gace ya Centcom. Yavuze kandi ko ingabo za Amerika zikomeje kuba maso kandi ziteguye neza, ziteguranye ubushobozi budasanzwe kugira bahagarika ibyo bitero. Cyemezwa cya Centcom cyakurikiye amakuru itangazamakuru yo muri ako gace rivuga ko Iran yateye ibisasu bya misile byerekeza kuri Amerika muri gice cya Yorodaniya. Hanyuma nk'uko byongeye kugarukwaho cyane, nk'uko byongeye gutangazwa, iki gikorwa nicyo gitero cya mbere cyavuzwe na Iran ku bigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva Trump atangaje ko ahagaritse ibitero bya Amerika
kuri Irani nyuma y'ibyumweru bibiri bitero biba. Irani rero yahise ko bita ibisasu byinshi kuri bino bigo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butunguranye cyane. Jordan imaze imyaka ibarirwa muri za mirongo ikorana n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya iterabwoba. Abasirikare b'Abanyamerika bagera ku 4,000 babarizwa muri iki gihugu cya Jordania, birindo bya gisirikare biri hirya no hino muri iki gihugu. Kuva ku ya 8 Nyakanga bivugwa ko Jordania yibasiriwe n'ibisasu bya missile ndetse na drones za Irani inshuro 9. Inshuro 9 zose. Imwe muri izo mbunda zo muri ibyo bitero byo kwa 17 Nyakanga byagonze inzu icumbitswemo abantu imufwak al-Sati ibirindo za Amerika muri Jordania, byica abasirikari 3 b'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi cyagabwe nk'igitero ku kigo cy'indege cya King Faisal, ikigo cy'indege cya Prince Hassan ndetse n'ikigo cy'indege cya Aqaba, hose IRGC yakubise ibisasu. IRGC yavuze ko ibitero byahitanye kandi bigakomeretsa abasirikari benshi ba Amerika apana bariya batangajwe. Byangije indege zitagira pilote, kajugujugu, indege za F-15, ahantu hagenewe gushyirwa radar, systeme zo kurinda za misile n'ubiko bw'imbunda byose byangijwe na IRGC. Umuve ku by'Amerika ibabeshya. Uruhare rwa Jordania mu ntambara ya Amerika ndetse na Iran ndetse no kwiyongera ubwihimure bwa Iran, ibyo bikorwa bitera kuba ibiganiro bitajya mbere hagati y'ibihugu bibiri, Amerika na Iran. Jordania iri ku ruhande rwa Isirayeli yabaye inshuti ikomeye ya Amerika, kandi Washington ihamani hafi miliyari 1.45 by'amadolari y'Amerika buri mwaka, harimo n'amadolari agera kuri miliyoni 800 ajya mu isanduku ya leta kugira ngo ashyigikire ingengo y'imari y'iki gihugu. Birumvikana ko Amerika yabonye Jordania nk'umufatikwa mwiza. Igitero cya Iran rero cyabaye kandi ubwo Trump yahuraga na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu ibanga mu nteko ishinga amategeko, kandi nta makuru menshi yatangajwe kuri iyo nama ikomeye Netanyahu yahuriyemo na Trump. Muri make ibiganiro byabo ubwo byabaga Morsaba yise abaha prestation ku guhura kwabo arasa muri Jordania. Munyabanga mukuru itangazamakuru muri White House yitwa Caroline Levitt yanditse kuri X ati byiza kandi bitanga umusaruro, nta gutanga ibisobanuro birambuye kuri ibyo ngibyo. Gusa Netanyahu yari yagize icyo atangaje avuga ati narangije inama nziza cyane na President Trump kandi iyo mvuze neza cyane mba mbivuze mu by'ukuri. Ikiganiro gifite ubufatanye busesuye, inkunga ndetse no gusobanukirwa intego rusange yo kwemeza ko Iran itazagira intwaro za kirimbuzi hamwe n'izindi ntego. Ati nibyo twaganiriye njye na Trump. Imwe mu biganiro byiza cyane nagiranye na President Trump, inshuti yanjye n'abakozi bakuru bose bari bahari, kimwe n'abakozi bacu bakuru, kandi hano hari umwanya wo kungurana ibitekerezo no guhuza ibintu by'ingenzi ku mutekano n'ejo hazaza h'igihugu cya Isirayeli. Igice gishya mu ngamba zo kurinda ibisasu bya misile bya kuri Amerika ndetse na Isirayeli ngo nicyo cyaganiriweho, kandi ibingibi byongeye kuzana ubundi bufatanye bweruye hagati ya Isirayeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugena uko umutekano w'ejo hazaza uzaba wifashe. Nkujyane muri Saudi Arabia. Arabiya Sawudite aho Iran n'abambari bayo bari gukorera akazi gakomeye bagatanga isomo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabiya Sawudite bari bagabye igitero cya gisirikari muri kiriya karere, none n'ubundi bagabye igitero cya gisirikari gihuriweho ku mitwe y'ingabo ifitanye isano na Iran muri Iraki, nyuma y'ibitero byinshi bya drone byibasiriye inyubako za petroli za Arabiya Sawudite ndetse bikanabangamira ingabo za Amerika. Washington ivuga ko iki gikorwa cyari igisubizo cy'ibitero byateguwe n'ingabo za Iran zirwanira mu kirere, kandi ngaburiye ko ibi bindi bitero byose byakorwa n'ingabo za Turnbucket byakwitabaza ibikorwa bya gisirikare by'Abanyamerika mu gusubizwa. Abangabo nyine abasirikare muri Iraki bakorana na leta ya Iran bari kuvugwa. Gusa ariko Saudi Arabia, Riyadh na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bakoze ibingibi igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ingabo zacyo na Arabiya Sawudite bakoze igitero cyimbitse cyane ku mitwe y'intagondwa iyobowe na Iran ikorera muri Iraki, nyuma yuko inzego z'ubutabazi zibashyize mu bitero biherutse cyangwa se bashinze gukora ibitero biherutse byibasira abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikorwa remezo by'ingufu bya Arabiya Sawudite. Centcom yavuze ko imitwe yibasiwe yayobowe n'ingabo za Islamic Revolutionary Guard Corps zo muri Iran, inaburira ko ibindi bitero byose byagabwa n'izi ngabo biraza guhita bibonerwa igisubizo cyihuse cyane cy'Abanyamerika bwacyo. Ubufatanye bwa Arabiya Sawudite rero n'iki gihugu cya Amerika mu kurwanya ingabo zishyigikiwe na Iran wahita umenya ko ari nka virusi nawe ubwawo bimbitse mu karere ko hagati, Burasirazuba hagati, kuko leta ya Iran
nayo yavuze ko izajya ihita ihorera cyane cyane abantu bayo igihe bibasiriwe n'ibitero nk'ibyo ngibyo. Nk'uko nanone bikomeza kugarukaho cyane, Arabiya Sawudite yemeje ko yitabiriye iki gikorwa, ivuga ko ibitero byakurikiraho ari ibitero bibi cyane, ariko kandi nanone ni mu gihe bari bakomeje guhangana n'ibitero bituruka muri Yemen, iharera by'abahuti byibasiraga kino gihugu. Riyad yavuze ko ingabo zizwana mu kirere zafashe indege za leta ya pilote zoherejwe, ivuga ko izaturutse ku butaka bwa Iraki nk'uko ingabo ishyigikiwe na Irani zahise zihanurwa. Ubuyobozi bw'Arabiya Sawudite kandi bashimangiye ko iki gikorwa cyakozwe hakurikijwe uburenganzira bwo kwirwanaho barasa kuri iyo mitwe hakurikijwe ingingo ya 51 y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Ubwami bwa Riyad, Arabiya Sawudite bakomeje bavuga ko badashaka guhangana kwagutse, ariko basobanura neza ko igitero icyo ari cyo cyose kizaba ku butaka bwabo kizakemurwa n'igisubizo gikomeye. Buretse ariko mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe zavuze ko intambara igiye kuba mu bihugu by'Uburasirazuba bwa Hagati ubwabyo abantu barahakana. None ubu ntibitangiye, nimba Riyad itangiye kurasa igakora icyo bita offensive, bavuga ko ari gusubiza ku abagabye igitero. Bivuze ngo Irani nayo haramutse hagurutse tukubone zikarasa muri Saudi Arabia, bishuka cyane cyane ko Saudi Arabia itirasa muri Irani, baba bagiye guhangana, kandi esheje muri ko twabonaga bagiye gufatanyara. Nyamara ngo Amerika ni virusi muri karakarere bitewe n'inkunga ba. Amakuru avuga ko ibitero bitatu by'indege za pilote za Arabiya Sawudite byibasiriye ibikorwa remezo bifitanye isano na Katibu al-Him Ali mu karere ka Debus ho muri Iraki mu ntara ya Kirkuk. Amakuru avuga kandi ko indi myigaragambyo cyangwa se indi mirwano yahuje ingabo yabereye hafi ya Ahmeli muri leta ya Saladin, ubwo ibikorwa byo kurwanya imitwe ifitanye isano na Iran byakomeraga. Usibye ibyo ngibyo rero, andi makuru atangazwa cyangwa se avugwa mu buryo bweruye, buryo budasanzwe, n'uburyo Riyad na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongeye kwerekana imbaraga z'ubushobozi bwabo. Iki gikorwa gihuriho kigaragaza ubufatanye bukomeye bwa gisirikare hagati ya Washington na Riyad, Saudi Arabia, mu gihe kandi amakimbirane yo muri Burasirazuba hagati ashyigikiwe na Iran akomeje gukaza umurego, aho Iran nayo yanze kumanura urutoki igakomeza kurutunga hejuru kandi ikoze mu mbarutso iti muzamuke tuzamuke, mumanuke tumanuke, turwane ubundi urugamba rujye imbere. Nko guhabya neza cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizi neza icyo Iran yifuza, zizi neza icyo Iran itegereje, muri make ko Iran igomba kubonerwamo cyangwa se igomba guhabwa igihano cyeruye muri kino gihe cy'imirwano itoroshye ikomeje guhuza igice cy'Uburasirazuba bwo hagati cyangwa se ibihugu by'Uburasirazuba bwo hagati, nko kugaragaza neza cyane ko nta mutekano ubu ngubu hari, nta kurindwa guhari, ibikorwa bya gisirikare byo bikomeje kujya mbere. Dukomeje n'ayandi makuru, ni Iran yatanze umuburo utoroshye ku bihugu zose byo mu Burasirazuba bwo hagati, ariko atariho gusa n'ibindi bihugu byose byo ku isi. Ati nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ingamba zoraho zo guhungabanya umutekano mu karere, Perezida wa Amerika yatangaje ko azishyura ibyangirijwe n'amato yangiritse mu ntambara yashyizweho ku ruhande cyangwa se yatewe Iran bitewe n'umutekano muke watewe n'igisirikare cya Amerika n'ibyaha byo kunyura mu nzira itemewe kandi itekanye mu majyepfo ya Hormuz hari umutungo wa Iran. Ati mu gihe twaburiye Perezida Donald Trump, ndavuga umuvugizi wa Arabiya ni Bwana Solvagal, ati mu gihe twaburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingaruka zinyuranye zo kunyuranya n'amategeko, ndamenyesha amasosiyete yose n'ibihugu zose byakira icyifuzo cya Trump kandi bigakoresha imitungo ya Iran yafatiriwe mu rwitwazo bwo kuva kwiza ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kariya karere cyangwa se gukomeza kubayo, ko bizagira ingaruka zikomeye cyane kuri buri muntu wese uzagira uruhare muri ubwo bufatanyacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bari kwibasira Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika katubabwiye ko ziri mu kaga kandi muzabyibonera. Ibi yatangajwe na IRGC. Iran yanaburiye ko kugerageza koze kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko gushyira mu bikorwa itegeko ryo guhagarika ibikorwa by'amazi muri amuhora Hormuz bitazigenda rimwe byemerwa kandi bizafatwa nk'izamuka ry'intambara none mu buryo bweruye. Ikindi nuko imitungo ya Iran yafatiriwe nitangira gutezwa cyamunara, nabyo bizazana ikindi cyago gikomeye, kandi tazazana icyago gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo nayo mitungo iri n'abayikoresha bose. Nkuko Arabiya bivuga, icyiciro gikuru cy'igisirikare cya Iran cyitwa Arabiya yashinje Washington ibikorwa bibi kandi bihungabanya umutekano mu karere, ndetse na nyuma y'icyo bise ishyirwa mu bikorwa ry'inzitizi zo mu mazi zironeje n'amategeko kuri Iran. Ibi rero bikaba byongeye kongera amakimbirane ndetse n'umwaku kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
Itangazo ry'icyiciro gikuru cya Arabiya ryavuze rigira riti iki gikorwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifatwa nk'izamuka ry'intambara mu karere kose. Ingabo za Iran zagaragaje ubushobozi bwazo ku rugamba kandi zikomeje kwitegura guhangana n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose mu buryo bukomeye. Igitero icyo ari cyo cyose cyangwa se igikorwa cy'ubugizi bwa nabi kizabonerwa igisubizo cyihuse cyane. Ntabwo tuzigira dutezuka gutanga igisubizo gikomeye cyane kuri ibi bibazo duterwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi ni ibyavuzwe na leta ya Iran. Igisirikare cyabo cya RGC cyemeza yuko biteguye gutanga igisubizo ku bikorwa byose bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa nyabwo cyangwa se mu buryo bukomeye, nk'igikorwa gikomeye cya gisirikare cyo kwibasira rero leta ya Iran nayo ikavuga yuko igomba kuyishyura Amerika yaba ikoze iryo kosa. Muri make ubu ngubu nta kubabarira, nta gutuza, n'impangwi nkubita ngukubite ntikure ngutikure. Niko bimeze muri Burasirazuba bwa Hagati. None abanyiraki nabo batangiye kwataka Ukraine ariko ngo yikoze, ariko so yabyitekereje iteyora kurasa ubwato bwa Iran. Abanyiraki barahagurutse bati ibi bintu ntabwo byemewe, ibintu byakozwe na leta ya Ukraine ni ibintu bibi cyane. Impaka zikomeye umutekano ziri kubera muri Burasirazuba bwa Hagati. Ni impaka zikomeye cyane zikura muri Burasirazuba bwa Hagati nyuma yuko igihugu cya Ukraine kimaze kugaragara muri aya makimbirane, aho Iraki ivuga ko yavumbuye imitwe y'intagondwa bivuga ko ifitanye isano na Ukraine nayo ubwayo. Ni Iraki ivuga ngo yabonye intagondwa zifitanye isano na Ukraine ziri ku butaka bwa Iraq. Izi nzego z'umutekano mu gihugu cya Iraq zavuga yuko ziboneye neza abasirikari cyangwa se ziboneye neza bamwe mu bakomanda, bamwe mu ntagondwa zigize insirimu ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se zigize insirimu mu bikorwa by'imirwano. Ariko Iraq ikavuga yuko babyiboneye neza cyangwa se biboneye neza ubushobozi bw'izo ntagondwa ndetse n'icyo zigambiriye gukora cyangwa se kugeraho. Hanyuma iki gihugu kikavuga yuko kishaka gukora ibishoboka byose kugira ngo bahangane bikomeye cyane n'izi ntagondwa zifite ubufasha buturuka muri Ukraine. Nk'uko Araji ibivuga, nk'uko Araji ibitangaza, abakekwaho babazwa impamvu bakorana na Ukraine bakavuga yuko ntibagire icyo batangaza. Bamwe muri bo bafashwe. Mujyanama ntiyatangaje ibikorwa remezo byibasiriwe cyangwa se ngo avuge urubuga bakoreraho, ariko ngo barahari kandi Ukraine igomba kuzaryozwa ibikorwa ikomeje gukorera muri Burasirazuba bwo Hagati. Ibibazo by'umutekano zo mu karere bikomeje gutera kwibaza byinshi ndetse no gutera ibyago bidahasanzwe. Gusa jye reka dutegereze hari yenda iki gihugu cya Iraq kiraza gutanga igisubizo cy'ingenzi maze akarere gatekane. Nta wamenya, kadukomeze duhanga amaso by'iminsi y'imbere hatse. Nyuma ariko ibi ngibi biraza gukemuka bite? Kirimbuzi. Nubwo amakuru amwe avuga ko Iran nashobora kwitunze kirimbuzi yaturutse muri Korea ya ruguru Hwasong bazanye ifite umutwe wa kirimbuzi, nzabikubwira neza mu nkuru zicukumbuye. Ahubwo nyemera ninjira hanga. Iran iteye ubwoba ivuga yuko igiye gufatanya na Saudi Arabia mu bijyanye no gutimbura Isirayeli. Barayise ntabwo izisazira amaherezo by'itinya bizayibaho. Mugani ya birango nzagukina ku mubyimba umunsi cyo yatinyaga cyakugezeho nicyo kigiye gukorerwa Isirayeli. Iran yemeje yuko yinjiye mu mushinga ukomeye cyane wo guhangana n'igihugu cya Isirayeli, aho Iran igomba gufatanya n'igihugu kindi aricyo gihugu nyirizina cyakunze kuvugwa muri aya makimbirane inshuro nyinshi, ikavugwa yuko ari nacyo cyatanze umusada Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagafatanya mu kurasa kuri Iran. Ni igihugu cya Isirayeli uwavuga ko gitorohewe cyane bitewe n'ibyemezo Iran ifashe. Ni impinduka ikomeye mu bya diplomasi imaze gutera ubwoba mu Burasirazuba bwo Hagati. Iran yashyigikiye ku mugaragaro uburenganzira bwa Arabiya Sawudite bwo guteza imbere ikoranabuhanga rya kirimbuzi mu mahoro. Iyi ni intambwe ibaye mu gihe Donald Trump akomeje amasezerano y'ibitwaro bya kirimbuzi na Riyadh. Nk'uko bigarukwaho rero, nk'uko ikinyamakuru cyitwa Al Jazeera kibivuga, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Baghai yavuze ko Isirayeli izakora ibishoboka byose kugira ngo ikumire ku ikoranabuhanga rya kirimbuzi rya kimwe mu bihugu byo mu Burasirazuba bwo Hagati
mu gusubiza ikibazo ku masezerano ya kirimbuzi ya Amerika ya Arabiya Sawudite Bagayi yagize ati gukoresha ingufu za kirimbuzi mu mahoro ni uburenganzira bwa buri wese. Impamvu yo gushyira igitutu kuri Irani nuko Irani ikoresha uburenganzira bwayo. Turekera isi uburenganzira, mureke tubyiteho. Gushyigikira Arabiya Sawudite kwa Irani gukoresha ingufu za kirimbuzi bishobora gukomeza kurakaza Isirayeli yatangaje ko idashaka kubona imbaraga za kirimbuzi mu Burasirazuba hagati hari ikindi gihugu kizifite keretse y'ubwayo. Isirayeli ikindi gihugu kizifite kikaba gikomeje kwitera aski n'igihugu cya Turukiya, ariko wenda bati hazasigara Turukiya niyo muri Otayi ntagazapfa kutugaba igitero, ariko ndazagira ikindi gihugu cyo muri Burasirazuba hagati kigira intwaro za kirimbuzi. Burya birabigubira baranasha. Isirayeli nubwo izi neza ko Abarabu bayireba neza ntago ari neza, akanyori kaba kariyo bavuga ati n'ubundi mwebwe sha nimwe mudurumbanije kano karere kaba gatekanye bayi turi abayisilamu gusa nta muzano n'isu turimo. None igihugu cy'Uburusiya mu gihe kivuga ko gikora mu gice cya ruguru, mu gice cyo hepfo, Iran na Saudi Arabia baramutse bagize imbaraga za kirimbuzi bakagira ubufatanye bwabo babiri, ikihariho ngo nuko na Oman ejo guhita yambarira urugamba igafatanya nabo bakikiza umunyamerika n'umuzayoniste. Wasanga icyo batinyaga aricyo kigiye ko muri Burasirazuba hagati, nyamara bikuba biri kunkuka. Abayahudi n'abanyamerika bagiye kubona abayisilamu b'abasuni n'abashia bishyize hamwe, zazaba abandi sereri rero. Riyadi na Tehran umufatanye bwabo harimo kwibazwa byinshi. Raporo za mbere zagaragaje ko amasezerano ashobora kuza afite uburinzi buke bigatera imvururu muri Isirayeli ngo ndetse no muri Amerika. Ariko Donald Trump yaje guhindura inzira maze ahuza amasezerano ya kirimbuzi na Arabiya Sawudite mu minsi ishize uzi ko yabikoze, aho yegeranye umubonano n'abayobozi ba Isirayeli, Arabiya Sawudite kumwaganire kuri intambwe Riyad yifuzaga kugeraho yo kugira imbaraga za kirimbuzi, aho basabye Riyad kugabanya ubwo bushobozi bwabo. None Irani yababwiye ati ko mwebwe muragabanya ubushobozi bwanyu nkandi umugabo avibwota amasimbi azabuze gahunda yanyu, turi kumwe namwe tubari inyuma, mukore bazaza kwamanyura tubatikure, mukore ibyo muzakora, ahubwo tubahana Iranium. Iranium ya leta ya Iran igiye guhabwa Riyad. Biracyateye kwibaza byinshi. Reka nkujyane mu Burusiya, kumva Vladimir Putin nawe aravuga ku bijyanye n'ishobora gutera isi akaga gakomeye ndetse byanageza isi ku ntambara kirimbuzi. Intambara kirimbuzi bitewe n'iki? Bitewe nuko abanyembaraga barwanye ibyatsi byahababarira atoya bababara. Nzi neza ko n'abahunga bashobora kuba benshi bitewe n'ibisasu biremereye byabiri gukubitira mu isi ndetse bikatera ikibazo giremereye mu buryo budasanzwe utigeze butekerezwa na mbere. Bwana Vladimir Putin avuga iki kuri aya matata akomeje kubera muri Burasirazuba bwo hagati ndetse n'ibibazo biremereye cyane bikomeje kubera muri Burasirazuba bwo hagati? Aravuga amagambo akomeye ati twatangiye gusubiza gusa ku ntambara ubutegetsi bwa Kiev bwatangije uyu munsi bishyikiwe n'ibihugu by'Uburengerazuba barwanya amajyepfo ndetse na Aziya y'amajyepfo. Uburengerazuba bw'amajyepfo ya Ukraine bwari bunini cyane, aho bwahoraga bwerekeza ku Burusiya. Murabizi mateka ya kera bashaka guca mu ibice, hakaba igice cy'Iburasirazuba n'igice cy'Uburengerazuba, gusa uruhande rw'ibumoso rwahoraga rufatwa nk'aho rutari urw'Uburusiya gusa, ahubwo nk'igice ngo cy'Uburusiya. Yego Donbass nk'uko nabivuze, nasomye inyandiko nyinshi z'ububiko zigaragaza ko guverinoma ya Soviyete yafata icyemezo ibisabwe n'abagarariye Donbass zo kuzishyira hamwe maze icyo gice cya Donbass kikagaruka muri Leta Zunze z'Abasoviyete. Hanyuma rero mu gice cy'Uburengerazuba mu gace ka Bolshevik abantu bamwe baravuze bati yego natwe turabishaka, kandi basabye Vladimir Ilyich Lenin guha iki gice kukigira nka Ukraine nshya, bashaka kukirema bushya. Kandi ku kibazo cy'abahagarariye Donbass twibaza ngo mbese bashobora kuzemera. Twemeranije ko Donbass igomba kuba iri kumwe n'umubyeyi ari we Burusiya. Vladimir Lenin yagize ati noneho twamaze gufata icyemezo, baravuze ko igisubizo ari uko kigomba kuba kandi bagomba kugifata byeruye. Rero bongeye gufata icyemezo, noneho tugomba rero natwe ukubabwira ko murabizi tugomba gusubiza byose uko byari bimeze, ibintu mu buryo amasomo y'amateka agomba kumvikana. Numvise kenshi ko Ukraine irimo gushaka uburyo yakigenga, ariko ikibazo kiravuka ngaha, kuki uku kwigenga kugomba kuboneka by'umwihariko hashingiwe ku bunazi,
ubunazi bushya noneho ngiye kugera ku ngingo nyamukuru ubunazi bushya buri bwo kuko bisa nkaho byimukiye nko kurwanya Uburusiya mbere yuko byari kurwanya abasoviyete hamwe n'ibihugu by'ubunazi bushya byifitanye isano ya hafi cyane babaye abakorera hamwe kandi ubwo butegetsi buriho bwatangiraga kwishingikiriza neza kuri iki gice cy'imibereho n'ingengabitekerezo y'abanazi zayise byinjira mu mitwe y'abarwana tugomba gushyira mu gaciro umuryango wacu mu gaciro abaturage bacu tukakabaha mu gaciro k'ibikorwa dukorera igihugu kandi tugakorera igihugu cyatubyaye niki gishobora kuba ingenzi kurusha igihugu cyakubyaye niki gishobora kuba ingenzi kuruta icyo turi gukora ubu ngubu oya ntacyo rwose kuko murimo kurinda igihugu cyanyu kandi muri ku mirongo y'imbere ku rugamba birabakomereye ndabizi ariko nanjye ntabwo binyoroheye kuko nubwo zabigoye gute muracyafite ubuzima bwanyu kandi mugomba gukora ishoka zose kandi birumvikana ko igihugu kigomba kumenya ibi ngibi ndi mu mwanya wo kumenya ibyo ngibyo kandi mfite amakuru yose y'ibi ngibi aho biri kwerekeza ubwizo dufite abategetsi n'abayobozi banyu ahangaha babashyigikiye mwebwe cyangwa se abasore nk'amwe b'abarwanyi n'abakomanda hari igihe nashoboraga kubabona atari kenshi ariko nanone hari amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi zikurikirana ibiri kubera kuri tele bakangura uko ibintu bimeze mu nzego zose aho imirwano iri kubera ndetse no mu gihugu hose amakuru aturuka ku bitangazamakuru mu mbuga rusange hari n'imbuga nkurikira hari abantu batandukanye hari abanyamakuru bandika kuri interineti rimwe na rimwe ndababona gusa wenda nta mwanya mfite wo kubona byinshi ariko iyo mbirebye ndabibona nkaseka ni byiza cyane mwarakoze mukubita umwanzi hariho abantu nk'abo ngabo bagomba kubabara mbere na mbere hari ibyemezo tugomba gufata kandi bidasanzwe byemewe nubwo mfata umwanzuro wa nyuma maze gusesengura ingano yose y'amakuru anzaho ndizera ko vuba ngaha Ukraine izatakaza ubutaka bw'uburengerazuba kandi ibice byagiye ku ruhande rwa Pologne ibyagiye kuri Hongria ibyagiye kuri Romania vuba cyangwa se wenda inyuma y'ejo cyangwa se wenda umunsi uzakurikira ejo bundi umwaka umwe cyangwa 15 uko byagenda kose ubutaka buzagaruka mu mwanya wabwo hari umuntu umwe gusa wahamya ubusugire bw'ubutaka bwa Ukraine uwo nta wundi ni Uburusiya babonye ko bikwiriye basanze bidashoboka maze babona ko ari byiza gutangaza ko Uburusiya ari umwanzi wabo no gutangaza ko Abarusiya badafite ikaze muri Ukraine mbese bafite ubuswa bukomeye cyane bafite ubucucu mu mutwe gahunda y'isi ya none yashyizweho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose nyuma y'intambara nkuru yo gukundura igihugu ishingiye ku masezerano y'umuryango w'abibumbye kandi amasezerano yashyizweho n'ibihugu byatsinze leta zunze ubumwe z'abasoviyete leta zunze ubumwe za Amerika Ubwongereza iyi nyandiko shingiro niryo shingiro ry'amategeko mpuzamahanga ya none harashinzwe kandi hashyirwaho amategeko amwe n'amwe nyuma ubwo leta zimwe z'abasoviyete zasenywaga imwe muri leta zashinze umuryango w'abibumbye imwe muri leta zashinze umuryango mukuru bagashyiraho n'itegeko mpuzamahanga iyi gahunda y'umubano zabaye nk'ayo leta itakiriho mu Burusiya abantu bashingira ku kuba nyuma y'uko uyu muryango wayeho wihariye abagize uruhare cyane mu kuwushinga bakwiriye kuba barubahirijwe mu buryo bwiza kugerageza gushyira Uburusiya mu kato ndetse no mu rwego rw'umutekano ni akajagari ahubwo kadasanzwe babimenye hari ibihugu byinshi bikunda Uburusiya bisobanukiwe inshingano turimo n'ibyo turimo gukemura ndetse no kurinda umutekano wacu no gukomeza isi ifite amahoro kandi ibi ni ingenzi cyane ku bwinshi bw'abitabira uruhando mpuzamahanga
kandi kuba umubare w'imyitozo ngororamubiri cyangwa se ibyo dukora bikomeje kujya mbere birumvikana cyane, kumva dutuje cyane kandi dufite icyizere kuko amategeko mpuzamahanga ari ku ruhande rwacu kandi dufite n'ubushobozi busesuye bwo kurengera inyungu zacu. Yego hari igihe byinshi bitakara, wenda nko ku mirongo y'imbere hariya kuri ibi ngibi twavuga nk'ibirwa bimwe na bimwe by'Uburusiya, gusa ariko hari n'igihe kigomba kujya twongera tukisubiza ibyo bice duharanira ubusugire bwacu. Hari inzira z'ubukerarugendo zo mu mahanga zari ziteguye, kandi iyo babwiraga ko abakerarugendo muri utwo duce bazagerayo neza, bazavugaga ikindi kintu kibi, bakavuga ngo ako gace rwose ariko mumenye ko kaherereye ku Burusiya rwose. Buri wese yatangiye kumenyera igitekerezo cy'uko Uburusiya butariho. Iki ngiki ntabwo ari ukuri, turahari. Twashyizeho ikigo cy'umupaka aho ngaho mu duce twa Rafanfrind, ndetse dutangira kugarura aho twari turi imbere. Kandi igihe navugaga ko amategeko mpuzamahanga ari ku ruhande rwacu rwose, bivuze ko iki ari igice cyemewe cy'ubutaka bw'Uburusiya bwigenga. Turimo guteza imbere ibikorwa by'ubukungu kugira ngo dukore byinshi mu rwego rwo kurinda inyungu z'ubukungu. Umuntu agomba kwitonda cyane, namwe ubwanyu murabizi imiterere ya Arctique iragoye cyane cyane, bityo rero tugomba gukoresha ikoranabuhanga rigezweho amasosiyete yacu akora kugira ngo abone umutungo wa nyawo wo mu ikoranabuhanga. Iyi niyo ngingo ya mbere. Iya kabiri ni ubushobozi bwo gutwara ibikoresho binyuze mu nyanja ya ruguru. Ntitwigeze dushaka ubwoko ubwo ari bwo bwose bwo guhangana muri aka karere k'isi, ahubwo itandukanye n'ibyo twahoraga dutumira abantu bose bashishikajwe no gukorana natwe mu bufatanye ngo baze dukorane hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Twiteguye kubikora mwe na buri wese, ariko birumvikana ko dushingiye ukuba izi nzira ari iz'Uburusiya byumvikane neza. Kuri ibi dufite kandi ubushobozi bwa tekinike. Nk'uko bizwi, nta kindi gihugu ku isi gifite amato y'intambara nk'ayacu. Ndizera ko nta wundi muntu ufite indege zikoresha ingufu za kirimbuzi nk'izacu, ariko duhereye kuri ubu bwato nanone duhereye no mu gihe cya Lenin dukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo tube abantu bayoboye abandi mu zubakwa byose bya gisirikare. Tugomba guca impaka tukaba abantu barangiza intambara. Vladimir Putin yavuze uracyumvishe cyangwa nsubiremo? Bagiye kurangiza intambara. Isi imbere hatse byinshi, kandi nawe dutegereze. Shalom.